Ndabashimiye mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twinjiye mu mezi y'ubushyuhe hamwe twita mu mpeshyi. Uyu munsi rero ku Kibabi TV tugiye kukubwira ibintu bitanu byagufasha kwirinda kuribwa umutwe cyane cyane muri iki gihe cy'izuba cyangwa se muri iki gihe cy'impeshyi. Mu gihe cy'izuba ukunze gusanga abantu benshi barangwa no kuribwa umutwe bidashira. Kenshi biterwa no kuguma ku zuba igihe kirekire, bityo ukaribwa umutwe ndetse biherekejwe no kumva utamerewe neza muri rusange. Kimwe mu byagufasha kwirinda ubu buribwe bw'umutwe harimo kwirinda kujya ku zuba gusa bitewe n'ikirere ndetse n'akazi. Abenshi usanga bitabashobokera kwirinda kujya ku zuba. Gusa hari bimwe mu byo wakora bikagufasha kwirinda uburibwe bw'umutwe igihe wagiye ku zuba ryinshi. Ibintu bitanu byagufasha kwirinda uburibwe bw'umutwe mu gihe cy'izuba ryinshi. Icya mbere ni ukunywa amazi menshi. Mu gihe cy'izuba ryinshi ni ingenzi cyane kunywa amazi menshi ahagije. Umwuma mu mubiri ushobora gutera kuribwa umutwe ndetse wa wundi ukomeye w'uruhande rumwe cyangwa se migraine. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwirinda umwuma mu mubiri. Unywa amazi ahagije, imitobe n'ibindi bibonekamo amazi atari inzoga. Icya kabiri, kwirinda kunywa inzoga. Kunywa inzoga mu gihe cy'ubushyuhe bitera ingaruka nyinshi kurusha uko bigira akamaro. Inzoga cyangwa se alcohol muri rusange ikamura amazi mu mubiri, ikongera umwuma, bityo bikaba byagutera kuribwa umutwe cyane. Mu gihe cy'impeshyi nibwo usanga ibirori birimbanyije, ariko ushoboye kwirinda inzoga byagufasha kugabanya ibibazo ujya ugira byo kuribwa umutwe bya hato na hato. Icya gatatu, kwirinda izuba ryinshi rikugeraho. Mu bihugu byacu aho usanga igihe kinini izuba ari ryinshi kandi ricana cyane ndetse ugasanga biruhije kuba waryirinda, gusa hari byinshi bishobora kugufasha kugabanya ubukana bw'imirasire y'izuba ikugeraho. Kwitwaza umutaka mu gihe hashyushye cyane, kwambara ingofero cyangwa se amataratara sunglass igihe izuba ari ryinshi cyane. Ibi nubikora bizagufasha kwirinda kuribwa umutwe mu gihe izuba ari ryinshi cyane. Icya kane, ibuka kwitwaza imiti irinda uburibwe. Hari imiti y'ibanze wagakwiye kuba ufite igihe cyose mu gihe hashyushye cyane. Ni ngombwa kwitwaza imiti irinda uburibwe bw'umutwe nka paracetamol. Ni ngombwa kandi kuba ufite hafi yawe imiti ifasha mu kurinda isereri, iseseme cyangwa se no kuruka bitewe no kuribwa umutwe cyane cyane w'uruhande rumwe. Icya gatanu, kurya inshuro 3 nabyo birafasha. Mu gihe hashyushye benshi ubushake bwo kurya buragabanuka, ugasanga nko ku munsi uriye rimwe gusa. Ibi ni bibi cyane kuko uko urya gake cyangwa usimbuka ifunguro niko byongera ibyago byo kuribwa umutwe cyane. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kurya uko bikwiye mu gihe hashyushye kugira ngo umubiri ukomeze kugira imbaraga ziwufasha gukomeza gukora neza utagize uburibwe bw'umutwe. Ibi byose nubikora bizagufasha kwirinda uburibwe bw'umutwe mu gihe cy'ubushyuhe. Gusa nanone reka tubabwire ngo mukomeze kwagura umuryango w'Ikibabi TV, mukora share, musige na comment. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.